bizinesi iterambere rigaragare ku gihe. Murakoze ndumva navuga make. Itangazo ryihutirwa rireba buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda. Iri tangazo rirareba umuntu utaratanga mituweli. Abantu mwatanze mituweli, iri tangazo ntago ribareba. Ndetse murabona ahantu hashinze ihema aribyo twita itete. Muri kwibaza ese ngiye kubabwira iki, nabazaniye iki? Muri kubona abapolisi, abadaso ndetse n'abandi bayobozi batandukanye, mutegereje icyo ngiye kubabwira. Namwe nimwibaze ikintu ngiye kubabwira. Kuba mvuze ngo iri tangazo rirareba buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane umuntu watanze mituweli. Abayobozi batandukanye bateraniye hano Nyabugogo nk'ahazwi nko kwa Mutangana, bateranye biga ku kibazo cya mituweli. Umuntu utaratanga mituweli, ibi bintu birakureba. Mbere yuko tujya kure tutizimbye mu magambo, reka ducunguze umwete mbabwire icy'ingenza cyangwa inkuru nabateguriye. Abayobozi harimo abapolisi, harimo abadaso ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bateraniye Nyabugogo ahazwi nko kwa Mutangana, ahantu hahurirwa urujya n'uruza rw'abantu biga ku kibazo cya mituweli. Bashishikariza abantu gutanga mituweli, bavuga yuko ibigo ndetse bijyanye na mituweli cyangwa byerekeranye na mituweli bazajya bibibona hafi yabo. Ndetse umuntu utarahinduza icyiciro, nawe barakubwira ngo hinduza icyiciro hakiri kare. Nimba baragushyize mu cyiciro cy'abakire, uri umukene, ihutire guhinduza icyiciro hakiri kare kugira ngo ubone yuko utanga mituweli z'umwaka wa 2026. Byatangiye gutanga mituweli y'umwaka utaha. Iyi ni incamake y'amakuru ngiye kwibagezaho. Nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku izina rya Kidasamura Movie. Muhawe ikaze. Uramutse ugize ikibazo kwa hano makuru cyangwa kwizi video tuba twafashe, watwandikira kuri 0788432885. Uramutse ufite ikibazo iwawe mu rugo cyangwa mu baturanyi hari ikibazo, wahamagara ino nimero tukaza tukagushakira ubutabera cyangwa tukagufasha. Reka dukomeze n'inkuru yacu. Ahitwa Nyabugogo mu karere ka Rugenge, ahitwa Nyabugogo nko kwa Mutangana, tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, ubwo abaturage ndetse n'abayobozi batandukanye bateraniye Nyabugogo barimo biga ku kibazo kijyanye na mituweli, ndetse barimo barabasezeranye yuko ibintu bijyanye n'ibyiciro umuntu wasanzwe yarashyize mu cyiciro cy'abakire ari umukene bagiye kubikosora. Uramutse ugize ikibazo cyangwa ushaka kubaza byinshi, wabegera mu bice bitandukanye. Bazanye ibigo imbere yanyu kugira ngo mutange mituweli. Reka twigarukire Nyabugogo ahurira urujya n'uruza rw'abantu. Tariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2027, Nyabugogo hazaba harahindutse, harabaye amateka. Nk'uko mubizi, gare ya Nyabugogo bagiye kuyimura. Gare ya Nyabugogo bagiye kuyimura bejyanye hagana ruguru ahantu muri gare Nyabugogo bahakore. Barashaka kuhashyira gare igezweho y'icyitegererezo, nka za gare mujya mubona i Burayi baparitse hasi no mo hejuru. Iyi gare izaba imeze nka etaje, ariko iyi gare yo izaba ari gare igezweho nziza cyane. Icyangenzaga ni ukubabwira ano makuru kugira ngo mubashe kuyamenya. Ngewe nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku izina rya Kidasamura Movie. Kora subscribe kuno muyoboro wa YouTube channel wa Kidasamura Movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Iki KBS cyanciyeho mpita nibuka ya KBS ya Volcano yigize kugonga Nyabugogo, ubwo nari ndimo mfata amashusho. Iki KBS nanjye cyanyicesheho hafi yo kunkuraho umwuka cyangwa kumputaza kikansiga n'igishenjegeri. Aha Nyabugogo rero nk'uko mubibona, uno munsi nta rujya n'uruza rw'abantu rwari ruhari kubera yuko ari kuwa mbere. Murabizi yuko nta rujya n'uruza rw'abantu ruba ruri Nyabugogo. Kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu nibwo amasoko atandukanye aba yashoye ibiribwa Nyabugogo. Niyo mpamvu haba hari akavuyo kenshi cyane, niyo mpamvu usanga harimo ambutiyaje, ariko nk'uko ubibona nta ambutiyaje irimo. Icyatugenzaga ni ukubabwira uburyo mwakwishyura mituweli mutavunitse cyangwa mutavuye iwanyu, mukabikorera ku matelefoni yanyu. Ndaje turambure ano makuru saa 12 zuzuye. Ngewe nitwa Kidasamura Movie, abanzi banze ku izina ry'urinzwe n'Imana Emmanuel, niryo bamaze kumenyera. Muhawe ikaze.
muntu uwo wabuze icyo kurya, wabuze icyo kunywa, Imana igufashe ubone icyo kurya, Imana igufashe ubone icyo kunywa. Umuntu uri gusaba mu muhanda, Imana igufashe baguhe. Cawo cawo. Amakuru Imana ibahe ubuzima, amafaranga